nongeye kubasuhuza rero muri aya makuru ya kano kanya ubu tuvugana rero uyu ni umusore navuga ngo ukunda Bruce Melody cyane ariko byaba bimeze bite uyu musore aramutse akoranye indirimbo na Bruce Melody. Uyu ni umusore rero yitwa Neshat Maurice, niyo mazina ye, ndetse akaba ari umuhanzi ukizamuka, ndetse akaba ari n'umwanditsi wa film, akaba ahagarariye n'ishami rya MG5 Group muzi cyane nka Shani TV Promotion. Ese mutubwire uyu musore rero mu by'ukuri nta muterankunga afite, ariko ni ukuvuga ko wehe mu buzima bwe akunda Bruce Melody ndetse n'abandi bahanzi bagiye batandukanye, ariko by'umwihariko Bruce Melody aramukunda kandi ngo ni ibintu bye cyane. Yes, rero twakoze ikiganiro nawe, twajyanye ikiganiro uretse ko yavuze ko kiri privé kubera ko Bruce Melody ntago yabimusabye, yabikoze nyine gutyo amuvuzeho, aravuga ati rero kuba nk'umuntu mfana Bruce Melody ntabwo nahita ko ntangaza ikiganiro Bruce Melody wenda atabyemeye. Ni ukuvuga ngo rero yavugaga uburyo Bruce Melody ari nk'Imana kuri we, cyangwa se ari role model ukomeye kuri we cyane, kubera ko indirimbo nyinshi zagiye zimenyekana nka Munyakazi ndetse n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye. Mu by'ukuri yatubwiye hari indirimbo yatubwiye nziza Bruce Melody afite akunda, ariko mu by'ukuri avuga ko aramutse abonye umuterankunga nk'ikintu yasaba umuterankunga bwa mbere nyuma yo gusohora frame ndetse no gukina no kuririmba, ikintu yamusaba nuko yagenda akamuhuza na Bruce Melody. Ese uyu musore ibintu avuga Bruce Melody we yabivuga iki? Ese Bruce Melody we bimeze bite? Ese koko Bruce Melody birashoboka ko uyu musore bakora indirimbo? Ni umusore utazwi niko navuga, ukiri muto cyane kandi utarashika. Bruce Melody mwamuzi ko ni umustar yagize kure n'ibintu bitandukanye, ariko muri rusange rero aramutse ahuye na Bruce Melody n'ijambo yamubwira ngo ni rimwe gusa, iryo jambo ntabwo narivuga, ariko yamubwira ngo nubwo mfite manager cyangwa se mfite umuterankunga, by the way unteye inkunga manager wanjye nambwa akitahira akajya guhinga kabisa. Ariko uyu musore mu by'ukuri rero nta manager afite, ndetse akaba afite groupe nziza cyane ikomeye hariya mu karere ka Rusizi, ni groupe yitwa MG5 Group Entertainment. Ni groupe nziza, ndetse bagiye bafite amacano yabo, harimo Sky TV Empire ingi turimo kano kanya, harimo na MG5 Group, harimo na Shani TV Promotion. Shani TV Promotion niho banyuze indirimbo, mu gihe uyu musore we indirimbo umusore we afite YouTube nayo yitwa Maurice. N'indirimbo ni YouTube nziza cyane, iri kubica bigacika. Ni YouTube nto cyane, ariko nakubwira ngo iri kuzamuka kuri bwinshi, ku muvuduko kuri hejuru cyane. Rero umusore mu by'ukuri mu byo yanatuganije yatubwiye ko akeneye umuterankunga. Nawe uramutse ushaka kubatera inkunga wabandikira kuri nomero ziri kuri yo screen, noneho nyine ukabatera inkunga. Bakina filime nyarwanda, comedy, harimo abahanzi bagiye batandukanye, harimo dance moderne, harimo traditional. Ni ukuvuga ngo rero iyi ni group ikomeye cyane hariya mu karere ka Rusizi, ndetse ikaba ikorera mu murenge wa Nyakabuye, hariya kabisa ibintu ni ubutamu. Icyo nakubwira rero, fatiraho ibintu bikiryoshye nimba ufite cash. Bagurire kamera, bafite amafilme menshi twagiye tureba mu mafilme bafite ari mu gitabo, ayo bitoje, ndetse bateganya ko after time bashobora kuzayasohora hanze mu gihe ibikoresho byose bakeneye bibashe kuboneka. Rero ni ukuvuga ngo uyu musore ariko akunda Bruce Melody, by the way akunda Bruce Melody cyane, ndetse ibanga rikomeye nuko akunda n'umuntu witwa ntago ndi bumuvuge ntago namuvuga. Ni ukuvuga ngo rero uyu musore rero ni short time tubane mu kiganiro cy'ubutaha, ndetse ubutaha kanda subscribe kugira ngo tuze kubana muri iki kiganiro, zabagezeho ikiganiro kimwe twagiranye. Murakoze, ciao ciao.